Telefone yacu nk'uko mubibona irarwaye. Iyi video nayifashe ku wa mbere 17 yandikagamo amagambo yo ngayo y'umukara yahitaga izima, sibyo ko ubu ngubu itazimaga ariko akenshi yahitaga izima. Ngiye byaranunguraga cyane. Iyi video nayifashe ndi gushaka kubyereka AI izanyereke ukuntu bimeze, gusa nagiye kuri AI nsangana n'ahantu babizi nta na hamwe. Njya kuri YouTube nsanga umuntu ubikora n'umwe nawe arahenda, ibisaba byinshi, kwinjira muri groupe n'amafaranga, sinzi nimba n'ibyo bintu byo gufata fero yavugaga nabyo bifata amafaranga. Gusa phone yagiye ku batekinisiye barenga 5 bose bavuga ati ikibazo wapi, kwa kuntu umuntu aba yacanganyikiwe. Gusa yaje gukira mu minsi 5 kuva nayifata, gusa ari maze iminsi 3 irwaye. Yakize mu minsi 5 nyifite mu ntoki zanjye. Uburyo yakize ni ibintu bitangaje, mbaye akavideo ukuntu yakize byari bitangaje, akandi kavideo ukuntu yakize ntabwo byari ibintu birenze. Phone yacu yarakize, uko mubireba phone yarakize, nta hantu utajya phone yarakize irakora. Kubona iyo umaze umwanya gutya ikora iba yarakize, muri kwibona. Phone yacu uburyo yakize ni ibintu bitangaje, ariko nta nubwo bitangaje, ni ibintu bisanzwe bya buri gihe, kuko phone bayimaye ku wa mbere, noneho nkiyifata ikintu nahise nkora narayifashe ndanza ndayifungura, ko nkunda gukoresha amafone cyane, mba nzi ibintu by'amafone. Narayifashe nkura ndayifungura, nkuramo amasimukadi, harimo simukadi na muri kadi. Dore ngibi simukadi zari ebyiri, imwe nayishyize mu kandi gafone. Noneho ndangije njya kuri YouTube kureba, ko yari yambwiye ati umutekinisiye byamunanira. Agiye ku batekinisiye 3 bose bambwiye ngo ntabyo bashobora, kandi abatekinisiye bari bamaranye iminsi 3. Umva phone yari imaze nk'icyumweru, yari imaze iminsi 3 irwaye, iri ku batekinisiye. Arayima ati ndebera, ujye kuri YouTube undebere. Kuri YouTube umuntu yari umwe, n'abatekinisiye bavuze ko umuntu ari umwe wenyine ubikora. Uwo muntu yavugaga ko aca 10,000. Ambwiye ati okay, phone ubifashe azabireba. Uburyo phone yakize rero, ngiye narayifashe byananira ibintu byose. Buri cyo nkora ndigumisha ku mpande, ahangaha ndayitereka iguma aho ngaho, ndayicaginga, nkajya buri munsi nyatsa nkareba nimba bya bintu bikirimo. Gusa numvaga ko izakira, nkajya nyatsa mbona ntagira kwaka itizima biriya bisanzwe, ikongera nkayicana ikahita izima. Ku munsi wa 5 nigiye no mu kazi, nashye nsanga hano arimo barareba comedy, irancanga. Ndabati ni ya phone, yego ya phone byagenze bite yakize. Ndayireba mbona phone ni nzima, byancanze. Urumva ni ibintu bitangaje. Nimba nawe ufite ino phone ifite iki kibazo, ifate ugende uyitereke ku mpande, ukure ibintu byose utereke. Nyuma y'iminsi 5 uzambwira, kandi ndabizi bizakunda. Abantu benshi ntabwo babishobora kubikora, kandi ndabizi bizakunda. Nukirirwe wifata ugiye ku batekinisiye ngo ba amafaranga menshi ngo iPhone, ngo iPhone leta nyikoresha imiti nyigurisha, wapi. Phone bikoreye gutyo ndabizi uzamenya igisubizo. Muri comment nyandikira ati ni byakunze sinzi, ariko phone urabona iri gukora. Phone yacu imirakora. Nabaye akavideo mwakabonye uburyo imbere yari imeze, irimo irazima. Phone yacu irimo irakora nta kibazo. Wowe bikoreye gutyo phone yawe igumishe hamwe, nibyanga uzambwira, ariko ntugafate time yawe. Umuntu ubikora n'umwe, witegereza ibintu bizakunda, kandi si we wa mbere si nawe wa nyuma, sibyo se? Nibyo. Buri comment bwire ko mubyumva, mumbwire ikindi kintu nazabakorera cyabananiye, na contact zanjye ziriho hasi muri bio, muri channel muri bio, wareba ukanyandikira. Nta kibazo, murakoze, mukore like.